Cheetah Magic. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yahishuye ko kaminuza y'igihugu ya gisirikare yatangiye kubakwa mu murenge w'Ibumbogo. Mu nzego z'umutekano zizisangamo harimo inshingano zo guhuriza hamwe college n'amashuri makuru ya gisirikare, aya polisi n'urwego rushinzwe iperereza n'umutekano NISS nk'uko biteganywa mu itegeko riyishyiraho. Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda 2016 ari mu byishimo bidasanzwe nyuma yo gushyirwa ku rutonde rw'abantu 100 bazahabwa igihembo cyangwa se ibihembo by'icyubahiro bizwi nka Iconic Personalities Awards 2026 bizatangwa mu mujyi wa Lagos muri Nigeria. Hanyuma rero ku rundi ruhande abahamya ba Yehova bavuye kwizima. Abahamya ba Yehova noneho bavuye kwizima. Ni kubijyanye n'iki? Hari ibintu byinshi tujya twumva ngo abayehova badashobora gukora. Nyirabo twita abayehova cyangwa se GW, Jehovah Witness. Noneho ni ibiki bavuye kwizima? Habaye iki? Reka tubigane mu kiganiro kirambuye. Iyi ni Cheetah Magic. Igisubizo ku bifuza kugira amagara mazima n'abifuza gushora imari muri gym ni Goodrich Life Care. Ibazaniye fitness gym zirimo ibyuma bigezweho mu gukangura umubiri no kurinda indwara, ndetse n'uburyo bwo gutunga imashini imwe cyangwa gym yose ukishyura mu byiciro aho waba uri hose muri Afurika. Si ibyo gusa kandi kuko iri gutanga amasomo y'igihe kigufi ku bifuza kuba gym na fitness instructors ndetse na massage therapists. Dusanga i Kigali Kicukiro mu nyubako ya Dezami urenze akarere, mu majyepfo mu Ruhango muri etaje iteganye na gare, ndetse no muri Canada mu mujyi wa Toronto. Ibisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekara zanyu. Wifuza kugira inzu yawe, promosiyo yakugezeho, ubwugamo Estate, kampani y'ubwubatsi Sustainable Homes Design Rwanda Limited yubaka inzu zigezweho zikomeye kandi zihendutse kuri $37,000,000. Hamagara 0788 47 41 10. Cheetah Magic. Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kumererwa neza mwese mukomeje gukurikira Cheetah Magic. Mwebwe mudukurikira bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bamudukurikiye muri benshi. Tubibona muri comment section, tubona likes, tubona subscriptions zirenga ibihumbi magana. Hey, ni hafi miliyoni. Thank you so much. Mwarakoze cyane rero kuba bamwe mu bagize iyi magic yacu ya Kigali's Magic. Thank you so much. Nitwa Julius Cheetah, niyitegekanje kugira ngo tuganire updates cyangwa stories zigezweho cyane cyane kuri social media mu bitangazamakuru bitandukanye, ya makuru adasanzwe. Dore ko nkuru yanditse ku kinyamakuru bwiza.com banditse bagira bati abahamya ba Yehova bemerewe guterwa amaraso. Umuryango wa Jehovah's Witness watangaje ko impinduka nshya ku mabwiriza ajyanye no guterwa amaraso, aho ubu ngubu wemereye abayoboke bawo gufata icyemezo ku bijyanye no gukoresha amaraso yabo bwite mu buvuzi. Iyi mpinduka yatangajwe n'ubuyobozi bukuru bw'uwo muryango buzwi nka governing body, nyuma yo kuvuga ko byatekerejweho igihe kirekire kandi bigasengerwa. Ubu umukristo wese umuyehova aho ari cyangwa se Jehovah Witness avuga ko rero abayobozi bakavuga ko rero yemerewe kwifatira icyemezo ku bijyanye no gukurwamo amaraso ye, akabikwa mbere hanyuma akazasubizwamo mu gihe cyo kubagwa cyangwa ubundi buvuzi busaba amaraso menshi. Ariko nubwo hari impinduka, umuryango ugikomeje guhagarara ku ihame ryawo ryo kutemera guterwa amaraso aturutse ku bandi bantu. Iri hame rimaze imyaka irenga 75 kandi ni kimwe mu bintu byihariye bitandukanya abayehova cyangwa se abahamya ba Yehova n'andi madini. Abayobozi b'uyu muryango basobanuye ko Bibiliya itavuga neza ku ikoreshwa ry'amaraso y'umuntu ku giti cye mu bijyanye n'ubuvuzi, ari nayo mpamvu ubu bemerewe ko buri wese yakifatira icyemezo ku bijyanye n'amaraso ye bwite mu rwego rw'ubuvuzi. Gukoresha
amaraso y'umuntu ku giti cye azwi nka autologous blood bifatwa nk'uburyo bufite umutekano kurushaho kuko bugabanya ibyago byo kugira ingaruka mbi cyangwa kwandura indwara ziturutse ku maraso y'undi muntu. Ariko nanone abaganga bagaragaza ko bishobora gutuma umuntu agira amaraso make mu gihe yayatanze mbere y'igihe. ngira ngo abajyaga babyibazaho murasubijwe. Tugere mu yandi makuru muri stories zigezweho. Hari story iri ku gitangazamakuru inyarwanda.com banditse bagira bati Miss Mutesi Jolly mu bantu 100 bazahabwa ibihembo muri Nigeria. Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda mu 2016 ari mu byishimo nyuma gushyirwa ku rutonde rw'abantu 100 bazahabwa ibihembo by'icyubahiro bizwi nka Iconic Personalities Awards 2026 bizatangirwa mu mujyi wa Lagos muri Nigeria. Ibi bihembo bitegurwa mu rwego rwo gushimira no kugaragaza abantu bagira uruhare rukomeye mu iterambere rya Afurika baturutse mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi, ubushakashatsi, ubuyobozi, imibereho myiza y'abaturage. Ku nshuro ya mbere Mutesi Jolly uheruka kugaragara cyane mu bikorwa by'ubugiraneza n'iterambere ry'urubyiruko yinjijwe cyangwa se kuri uru rutonde rw'abanyafurika bagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa. Ibi kandi biza bishimangira ko uyu mukobwa yigeze guhagararira u Rwanda mu irushanwa rya Miss World aho yamenyekanye nk'umwe mu bakobwa bagaragaje ubushobozi n'ibikorwa bifatika. Abategura ibihembo bagaragaje ko intego yabo ari ukugaragariza ko Afrika iri kuzamuka, bashimangira ko ibisubizo by'ibibazo by'uyu mugabane bigomba guturuka ku banyafurika ubwabo. Ni muri urwo rwego rero bahisemo urutonde rw'abantu 100 b'indashyikirwa bagira uruhare mu guteza imbere uyu mugabane. Mu butumwa bwatanzwe n'abategura iki gikorwa kandi baragize bati twishimiye kwizihiza no guha icyubahiro abantu bakora cyane kandi bagira uruhare mu guhindura sosiyete. Ibi bihembo ni ikimenyetso cy'akazi gakomeye, ubwitange n'intsinzi mu mwuga. Ibi birori byo gutanga ibi bihembo biteganyijwe kuba ku itariki ya 10 Mata 2026 bikazabera muri hoteli yitwa Oriental in Lagos muri Nigeria. Ku rutonde rw'abazahabwa ibihembo harimo n'abandi bantu batandukanye barimo Elizabeth Bello, Impanga Joseph na Emmanuel Ocon, Tanya Angel cyangwa se Ngo, Berthe Chatri, Jacqueline Julius wo muri Tanzania, Victoria Smart, Sharon Otieno, Divine Joy, Joseph Briggs ndetse na Cynthia Chiom Ekeka n'abandi benshi batandukanye. Kwinjira kwa Mutesi Jolly muri aba bantu 100 b'indashyikirwa ni ishema rikomeye kuri we, binagaragaza ko abanyarwanda bafite uruhare rukomeye cyangwa se uruhare rufatika mu iterambere ry'umugabane wa Afurika no ku rwego mpuzamahanga. Ibi kandi bikaba bije nyuma y'uko Mutesi Jolly aherutse kwegukana Shining Star Africa Awards 2026 Awards ya Best Inspirational Woman of 2025-2026 Mutesi Jolly Rwanda. Kuri official flyer ya Iconic International Holdings Pty Limited ya bakoze ifite igira iti 100 iconic personalities of the year 2026. Theme: The Africa we want, accelerating excellence for a self-reliant continent. Mutesi Jolly bandika kandi bagira bati business consultant, Miss Rwanda 2016, Miss Rwanda Judge 2018 till 2022, Rwanda's first representative for sponsorship or partner. Ibi ni ibintu byo nyine bajya kureba kuri page yabo. Tuvuye kuri iyo story nkubwire yuko hano mu Rwanda nkuko igihe.com babyanditse hari kubakwa cyangwa se umushinga ugeze kure wa Université ya Gisirikare. Igihe.com banditse bagira bati kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda iri kubakwa i Bumbogo muri Gasabo. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda
Brigadier General Ronald Rwivanga yahishuye ko kaminuza y'igihugu ya gisirikare yatangiye kubakwa mu murenge wa Bumbogo akarere ka Gasabo. Ni kaminuza yitezwe guhindura uburyo u Rwanda rwitegura guhangana n'ibibazo by'umutekano bigenda bihindagurika, hibandwa cyane ku kongerera imbaraga imyitozo n'amahugurwa, ubushakashatsi ndetse no guteza imbere ubutwererane mpuzamahanga mu burezi bwa gisirikare. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda rero Brigadier General Rwivanga Ronald yabwiye The New Times ko mu gihe iyo kaminuza izaba yuzuye izatanga umusaruro ufatika mu gutegura abayobozi mu bya gisirikare n'umutekano. Ni kaminuza byitezwe ko izaba itanga inyigisho zo ku rwego ruhanitse, itanga impamyabumenyi, impamyabushobozi n'andi mashimwe atandukanye yemewe mu ruhando mpuzamahanga. Izaba ifite kandi inshingano zo guhuriza hamwe koleje n'amashuri makuru ya gisirikare, aya polisi n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano arirwo National Intelligence Security Services cyangwa se NISS nk'uko biteganywa mu itegeko riyishyiraho. Ronald Rwivanga, Brigadier General Ronald Rwivanga kandi yashimangiye ko kaminuza y'igihugu ya gisirikare yashyiriweho gutegurira abasirikare n'izindi nzego z'umutekano, abakozi b'ibigo bya leta n'abanyeshuri b'abanyamahanga guhangana no gukemura ingorane z'umutekano binyuze mu bushakashatsi n'amasomo yisumbuye. Ni nayo izaba ireberera amasomo ya kaminuza yose atangwa mu bigo bya gisirikare n'iby'amahugurwa mu guharanira kwimakaza ireme ry'uburezi, kubuhuza n'ibikenewe ku isi ndetse no gushyiraho amabwiriza y'ubuziranenge bw'amasomo ya gisirikare atangwa mu Rwanda. Biteganya ko izaba iyobowe n'umuyobozi mukuru cyangwa se Vice Chancellor uzaba wungirijwe n'abayobozi babiri, kandi iyi kaminuza ikazaba ifite koleji nyinshi n'amashuri makuru arimo asanzwe atoza inzego z'umutekano mu gihugu. Uku guhuza koleji n'amashuri makuru ya gisirikare byitezwe guha imbaraga guhuza ibikorwa byo gutanga ubumenyi mu rwego rw'uburezi bujyanye n'igisirikare n'umutekano muri rusange. Yitezwe kandi kuzakira abanyeshuri biga amasomo y'icyiciro cya mbere cya kaminuza, icya kabiri, icya gatatu n'impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD ahabwa abakora mu nzego z'umutekano n'abayobozi b'inzego za leta bireba nk'uko nabivuze haruguru. Brigadier General Ronald Rwivanga avuga ko ingengabihe y'amasomo izahuzwa n'iy'amahugurwa y'umwuga, aho abazajya bakirwa ari abasoje andi mahugurwa y'imyitozo biteganywa. Akaba kandi yerekanye ko iyi kaminuza izibanda cyane mu bushakashatsi, ikazakorana n'abafatanyabikorwa mu gihugu no hanze yacyo mu gukemura ibibazo by'umutekano bigenda bihindagurika. Ati kaminuza y'igihugu ya gisirikare mu Rwanda izateza imbere ubushakashatsi mu rwego rw'ikoranabuhanga mu bya gisirikare, inabyaza umusaruro imikoranire yihariye na kaminuza za gisirikare zigezweho ku isi. Iyo kaminuza initezweho guteza imbere imitekerereze ishingiye ku ndangagaciro no gufata ibyemezo byubakiye ku bumenyi. Dusoreze kuri iyi story nkubwire yuko ku isi benshi mu bakunzi ba filime bakunze filime kera twitaga nagasobanuye kuko kiriya gihe wasangaga nyine kuyireba itari mu Kinyarwanda. Muri generations yacu abenshi bayirebye kubera gasobanuye. Uyu nguyu rero mwakunze muri filime z'i Hollywood cyangwa se uruganda rwa sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, benshi bamwita mu Kinyarwanda ngo Chuck Norris cyangwa se Chuck Norris. Nagira nkubwire ko rero uyu mugabo amakuru ahari uko aherutse kwitaba Imana. Ni nayo nkuru iri kuvugwa cyane cyane ku bitangazamakuru bitandukanye birimo ibicuruza amafilime muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ibivuga ku bijyanye na sinema. Aha rero tugiye kurebera filime z'ibihe byose cyangwa se zabereye benshi ibihe byose Chuck Norris yakoze cyangwa se yakinnyemo zikamugira icyamamare. Nagira mbanze nkubwire ko amazina ye nyakuri yitwa Carlos Ray Norris, yavutse ku
yapfuye ku itariki ya 20 Werurwe 2026. Byamenyekanye ko kuri iyi si y'imyidagaduro yamaze guhomba cyangwa se yamaze kubura uyu munyabigwi muri sinema y'i Hollywood, Chuck Norris, wabaye icyamamare muri filime nyuma yo kurembera mu bitaro by'i Hawaii ku ndwara itarahise imenyekana. Muri iyi nkuru tukaba tugiye kugaruka ku bihe by'umwihariko turebera hamwe filime 10 z'ibihe byose cyangwa se zatumye benshi bamukunda. Uyu ni umunyabigwi wari urengeje imyaka 46 y'amavuko yakinnyemo zikaba ubukombe. Benshi mu mafilime bakunze hari filime yitwaga ngo The Way of Dragon. Mu mwaka w'1972 nibwo Chuck Norris yamamaye cyane bwa mbere, yanagaragaye muri filime The Way of the Dragon, aha yakinnye yitwa Colt. Uyu mwanya wukinnyemo nk'umunyamerika w'indwanyi ukomeye cyane cyane ku rwego rw'isi, wahawe akazi ko kugira ngo arwane na Bruce Lee mu mirwano y'amateka ya sinema. Hari filime yitwa ngo Good Guys We Are Black. Ahangaha mu mwaka w'1978 Chuck Norris yakinnye muri filime yitwa Good Guys We Are Black, yayikinnyemo nka Major John T. Booker. Muri uyu mukino agaragara nk'uwahoze ari umusirikare wo mu mutwe w'abakomando watangiye gukora iperereza rikomeye nyuma y'iyicwa ry'abahoze ari abasirikare yarayoboye. Hari filime yitwa The Octagon, ni filime yakozwe mu mwaka w'1980. Chuck Norris yakinnye muri iyi filime yitwa The Octagon, yayikinnyemo yitwa Scott. Yakinnye muri iyi filime yitwa The Octagon, yayikinnyemo yitwa Scott James. Muri iyi filime agaragara nk'umuhanga mu mirwano ya karate wari warashyize amasezerano ye ku ruhande. Hari filime rero n'iyindi yakinnyemo yitwa Silent Rage. Ni filime yakozwe mu mwaka w'1982. Chuck Norris yakinnye yitwa Sheridan Stevens muri filime yitwa Silent Rage. Ahangaha rero ni filime agaragara nk'umuyobozi cyangwa se umuyobozi wa polisi barabita ngo ni sheriff w'umujyi muto uhangana n'umwicanyi ukomeye cyane wahinduriwe uturemangingo mu buryo bwa gihanga bituma abo umuntu udashobora gupfa cyangwa gukomereka mu buryo bworoshye. Hari filime yakoze yitwa ngo Lone Wolf McQuaid. Ni filime yakozwe mu 1983. Chuck Norris yakinnye yitwa JJ McQuaid muri filime yitwa Lone Wolf McQuaid. Muri iyi filime agaragara nk'umupolisi wa Texas Ranger ukora akazi ke mu buryo bw'ukuri kandi bukaze, akaba atajya acika intege mu guhangana n'abagizi ba nabi. Uyu mwanya wukinnye mo ni nawo wabaye imbarutso n'isoko y'ibitekerezo byatumye nyuma hakinwa filime y'uruhererekane yitwa Walker Texas Ranger, yaje kwamamara cyane ku mateleviziyo atandukanye ndetse n'amasale ya sinema acuruza filime muri Hollywood. Hari filime yitwa ngo Missing in Action, yakozwe mu 1984. Chuck Norris yakinnye yitwa Colonel James Braddock. Mu yitwa Missing in Action, iyi Chuck Norris yayikinnyemo ari umusirikare wahoze mu ntambara ya Vietnam. Hanyuma kandi hari iyitwa ngo Code of Silence. Ni filime yakozwe mu 1985. Chuck Norris yagaragaye muri filime yitwa Code of Silence, yayikinnyemo yitwa Eddie Cusack, ari umupolisi ushinzwe iperereza mu mujyi wa Chicago. Hari filime yitwa ngo Invasion USA, yakozwe mu 1985. Chuck Norris yakinnye muri Invasion USA yitwa Matt Hunter. Muri uyu mukino agaragara nk'uwahoze ari umukozi w'ubutasi bwa Amerika CIA wari waragiye mu zabukuru ariko akaza kugaruka mu kazi kugira ngo arinde Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari filime benshi bakunze banamumenyeho cyane zirimo iyitwa The Delta Force. The Delta Force ni filime yakozwe mu 1986. Chuck Norris yakinnye mu yitwa Delta Force Delta Force yakinnyemo yitwa Major Scott McCoy. Muri uyu mukino agaragara nk'umuyobozi w'umutwe udasanzwe w'abasirikare b'indashyikirwa barwanya iterabwoba. Hari filime nanone kandi yamenyekanye cyane yitwa The Expendables 2 cyangwa se igice cya kabiri cya Expendables, filime yakozwe mu 2012. Chuck Norris yagaragaye muri iyi filime rero yitwa The Expendables akina yitwa Booker, uzwi mu kabyiniro ka The Lone Wolf. Uyu mwanya yakinnyemo warushingiye ku kumushimira nk'icyamamare mu mateka ya sinema, aho yakinnye nk'umucanshuro w'indashyikirwa ufite ibigwi bidasanzwe.
Chuck Norris Facts yamamaye guhera 2005 ni inkuru zivuga ku mbaraga n'ubutwari budasanzwe bw'uyu mukinnyi mu buryo burenze ukwemera kw'abantu benshi bamuzi nk'umusirikare w'Amerika bamuzi nyine nk'umuntu wagaragaye muri filime muri ubu buryo abantu benshi baramwemeraga cyane ku kigero gikabije. Rest in peace Chuck Norris. Reka dushimire mwari b'ikiganiro cyacu mukomeze mugira ibihe byiza. Izo ni updates stories zigezweho zitandukanye. My name is Julius Cheetah Niyitegeka. Stay tuned. Let's do this magic. Kigali's magic. Cheetah magic. Cheetah magic.